Gentlemen, come back on my boss TV, media calculator, peacemaker, dollars keeper, let's be in it, we stand for Rwanda. Yeah man, twarero twakiye initi, turamutunguye cyane avuye kureba location azashutingira hejo, ariko ubundi abantu bakeneye introduction yo kumenya ngo initi. Iyo tuvuze initi, ubyumva gute? Ubu bisobanura gute? Iyo tuvuze intiti ryatangiye ari izina ry'umuntu wavuga uti intiti nkavuga ngo ni inkotanyi irasira mu mabara amabanga kanyirahira ahubwo rero ariko zasirikanwa nari ngona kozejekanywa nari nkuba amutware waraseye ku mutware bw'inyabungu yabatanya bakagira ubwoba bagahunga. Intiti ni timu nkuru, timu nini imaze kwaguka ifite byose ikeneye kugira ngo abanyarwanda bumve ko ibahagarariye. Ndatekereza ntagiye kwibaza ngo nisubize rwose nasoje ariko wanje kunkanga ntago ngukanze ahubwo abanyarwanda twinjiramo ariko birumvikana umuco tugomba nyine kwita ku muco wacu. Aho rubivuze ariko hari amakuru nakuri ahantu ngo uri CEO w'intiti aba production manager ese ubundi ujya kugira igitekerezo cyo gufunda intiti n'umurimo cyubwira abantu bagukurikira cyangwa bakurikira itsinda ryawe ese ubundi mukora iki byatangiye ryari byari byatewe n'iki? Ndatekereza ibintu nangiye kugusubiza ibintu nasubiza abanyarwanda bose. Icyo nshaka kubabwira nuko itsinda intiti ntabwo ryatangiye rwitwe intiti ariko nabwo sindi bujye mu byahashize ngo mvuge ibyo twakuyeho ahubwo mu kwitwa intiti nuko twari tumaze gukora ibikorwa byicu birimo ikinamico abantu benshi bagiye bakunda bakatubwira muri abahanga. Nanjye njya nagahakajisho nsanga bimeze neza cyane. Ego hanyuma rero turavuga ngo ariko uko bisa kose niba abanyarwanda basaga ibihumbi 100 bashobora kwicara bakavuga ngo aba bantu ni abahanga, why not tutujije ibyangombwa ngo twiyite intiti? Burya izina si ngombwa ngo umuntu ari kwite ariko ubwawe waryiha kuko ubona hari ibyo wujuje kugira ngo uhe umuntu icyo akeneye. Ndatekereza ari uko birumvikana nkanjye nk'umuntu ureba kure ubundi nyine intiti ni abantu b'abanyabwenge batekereza byagutse kandi ubona ko n'ibintu mukora birengetse. Ikinyarwanda cyiza birengetse bifite icyanga. Ariko se ukomoje ku bantu babakurikira mubona nubuhe butumwa mubona bitwara gute kuri video zanyu cyangwa ku bikorwa byanyu basubiza iki iyo babirebye nyine muri make mubona bavugaho iki? Ndatekereza muri rubanda ntago hajye haburamo feedback nziza cyangwa se ibisubizo byiza ku kintu babonye, ariko ndashima cyane 99% ibisubizo biba biri best, biba biri suitable n'ibintu babonye bavuga ngo mukomerezaho, muri beza, murashoboye, mwagera kure, mwakora, mwakaguka, mwakora byinshi birenzeho. Hanyuma na bamwe babasubiza ya magambo ntago tubirengagiza. Hari nkuza kubwira ngo mukora byiza ngo ariko mukora iminota mike. Ni comment kandi itari nziza burya ariko iratwigisha tugerageza gukosora muri bimwe batubwiye guhindura. Ese marabana amatsiko ubundi nibura abantu duhereye kuri ngo bavuga ngo mukora video y'iminota mikeya marabana amatsiko ubundi nibura video y'iminota 10 yabatwara nk'igihe kingana gute? Ndatekereza nawe kuri kamera zawe uzi igihe bigufata wenda simbizi. Wenda hari igihe abantu bakora ama video bakanieditinga sinzi niba ujya weditinga nawe urabibona. Nukuvuga ngo video minimum ifite nk'iminota 10 ishobora kugufata iminsi 2 cyangwa 3 gifata. Kubera ko biriya bintu birimo ubuhanga bwinshi biragusaba gukora ibintu ku buryo utaza kubusanya n'igitekerezo cya Sebanani, ku buryo utaza kubusanya n'igitekerezo cya babahanga dufite mu Rwanda. Bikagusaba gukora video witonze cyane kugira ngo hataza kugira ibintu bimwe na bimwe uhutaza mu muco w'igihugu kandi turi hiya standing for Rwanda, hagarariye igihugu dupreserve umuco. Nibutsa abantu badukurikiye ko turi muri Nyagatare aho dutunguye intiti bavuye kuri location bazashutingiramo ikinamico. Uyu nguyu muramuzi yakinye amakinamico menshi. Ibutsa abantu nitwa Kavamahanga handi wakiriye umugore wawe ngari nyirashaka ko ari yitwaga nde akubanza nawe utureba cyane. Ndabakurikira kuko ibintu mukora ni ibintu byiza, abasaza barabikunda, urubyiruko
ni ibintu mubona ko bifite icyo byigisha. Ese buriya nibyo byonyine mupanga gukomeza guhereza abanyarwanda cyangwa mufite izindi project muri gupanga? Ntabwo ugeze umuntu nshaka kwishima, ntabwo njye numva akantu kanye nshaka kubibwira abanyarwanda. Ndumva nshaka kubamenyesha ko ubu noneho turi mu isura nshya. Za video mwakunze z'ikinamico, bimwe mwakundaga kureba buri munsi mudasiba, ndagira ngo mbabwire ko noneho uyu munsi twabaguriye umuyoboro. Niba mwari mumaze kuba hafi 50 mudukurikira, ubu ni ukuvuga ngo mugiye kubijana, kuko usibye no kuzana ikinamico n'amavideos atandukanye kandi yabashimishaga, turi hafi kubategurira na filme nziza ya seri izagiza ikurikiranye na za kinamico. Basese ashoboye kuba bakurikirana, ariko kandi ntitubabangikiranye. Uriya ni umunyarwanda nawe ntiyabura kuba arimo. Byanze bikunze iyo abantu bageze mu 50 nawe ashobora kuba arimo, kandi ahubwo atoze n'uriya mwana nawe azaturebe. Ngahe nguko abanyarwanda nicyo gikorwa dushyize imbere. Intiti. Yego. Ese tumeze nk'abari kugana ku musozo, ntabwo ducomeza ariko tuzasubukura tuganire byimbitse ku mishinga yanyu. Ese ni iki wabwira abantu babakurikiye, wowe butumwa wabagenera? Ese ibintu byanyu bisangwa hehe? Uwashaka kugira icyo abasobanuza yabakura hehe? Any support yashaka kubahereza muri make ukavuga ahantu ukuntu yababona? Murakoze. Icyo kintu ngiye kukivuga nshyiraho murakoze, kubera ko byanze bikunze nta wikura ahantu ngo ajye yigeze ahandi, habaho ubufasha no gusunikwa. Reka mpera ahantu wakora ibihangano byacu n'uburyo babibona n'uburyo badufasha nukanadushyigikira. Ibihangano byacu biba kuri YouTube, twitwa Intiti, ijambo Intiti, INTITE. Intiti. Tuba kuri TikTok Intiti watubona, tuba kuri Facebook Intiti Comedy cyangwa se Intiti Kinamico. Izo ni page ebyiri zitandukanye ariko wabonaho ibihangano byacu bisa. Tuba kuri Instagram ni Intiti. Hanyuma turi hafi gufungura website. Muzajya mukuraho ibihangano byacu kugira bitazasaza, amarchive. Ariko kandi ku cyo wari wambajije ngo umuntu ashaka kubafasha yabafashiriza he? Kuba ari mu Rwanda dukoresha, cyangwa akeneye nguce mu ijambo gake, akeneye nko kubasura, ashaka kureba kuga byanyu muri make ahantu. Barakoze kumbaza icyo kibazo. Dukorera mu karere ka Nyagatare. Uzamutse gato wegera campus ya Nyagatare, ariko mu gace aho bita mu Kinihira. Nkumeje ku cyo wambajije, ushaka kudushyigikira inkunga y'amafaranga, amasengesho no kuduteza imbere, wenda udusharinga kwadusangiza inshuti, kuko abari jendi bamwe baracyanabaho bakoze bino bintu birimo n'ikinamico, ushobora gusangiza video zacu. Video zacu aho mwazikoraho nahababwiye, ahubwo kubufasha bujyanye na gutya. No, abari mu Rwanda dukoresha Momo kuri nimero zacu. Ushobora kutwohereza kuri Momo ya 0798311515. Oya, ongera yisubiremo uko kantu kaje amafaranga. 0798311515. Momo Pay yacu